ndavuga ku buyobozi bwite ko ndi kwibande muri Luka igice cya mbere umurongo wa 79. Sinzi ko wari ufite Bible wasomere yihuse. Luka igice cya mbere 78 na 79. Umutima w'imbabazi w'Imana yacu niwe uzatuma umuseke udutambikira uvuye mu ijuru ukamurikira abicaye mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu no kuyobora ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Amen. No kuyobora n'uwo murongo nshaka ibirenge byacu mu nzira y'amahoro. Ubundi aya magambo ni indirimbo ya Elizabeth yaririmbye ariko irimo ubuhanuzi, yerekana ko mu mugambi w'Imana harimo umuntu wagombaga kuzaza, kandi uwo muntu akazaza akomeye, kandi uwo muntu akazabatura abantu, kandi uwo muntu akazatura abantu ibitwaro. Abahanuzi bari barakomeje kuvuga bagafureda aho ngaho bakavuga bati uwo muntu naza muri icyo gihe muzasanga ko Bibiliya ivuga ati muri icyo gihe ibintu bizameze gutya, muri icyo gihe ibintu bizameze gutya, muri icyo gihe ibirema bizasimbuka, muri icyo gihe ngo indimi z'ibiragi zizagobodoka, muri icyo gihe ingumba zizabyara. Bamuvugagaho ibintu bikomeye, ariko arongera agiye gusoza aravuga ati kandi si ibyo gusa ahubwo azaza no kuyobora ibirenge byacu mu nzira. Azashyiraho ubuyobozi uyobora abantu mu nzira. Iyo uvuze ubuyobozi ni ijambo ryumvikana, ni ukuyobora. Mu magambo yumvikana ni ukuyobora, kuyobora abantu, kuyobora n'ibintu, no kuyobora iki nabyo bintu ndibuze kuvuga. Kandi ubuyobozi buyobozi bwo hanze, imyubakirwe yabo imeze nk'ubwo mu itorero. Mu itorero bigatandukanira hehe? Bigatandukanira yuko twebwe turi mu buyobozi bw'ubuntu butagira gereza, butagira n'amande, butagira n'ibihano. Hanze ho ubuyobozi bwaho iyo byanze ku neza bifata ku nabi, ariko mu buryo busanzwe ubuyobozi busa naho ari bumwe. Inzego zabo, imyubakire yabo, imiterere yabo bisa naho ari bumwe. Ndashima Imana ko twebwe hano aho twicaye dufite ubuyobozi bwo kuyobora mu buryo bw'umwuka, mu buryo bwa gikristo, mu buryo bw'abantu b'Imana. Ariko kandi nubwo bimeze gutyo bikadusaba kugira ingamba n'imirongo tugenderaho kugira ngo ubuyobozi bugire icyo bugeraho. Ndavuga ku buryo butatu nabibabwiye: kuyobora abantu, no kuyobora ibintu, no kuyobora igihe. Mbere ya byose Kristo atangira kuyobora yahereye ku bantu bake, afata 12. Bibiliya atubwira ngo abagira intumwa ze, atangira kubategura kuzabamo abayobozi, atangira kubategura kuzabakoresha. Ariho yahoze atwigisha avuga ngo umuyobozi ariga, arahugurwa. Tukaboneraho no gushimira abayobozi b'urubyiruko ko ngira ngo iyi ni intambwe irimo igenda iterwa, ureba arabibona. Iyi ya mbere yo guhugura. Mu isomo ry'ubuyobozi baravuga ngo mu bantu harimo abantu b'ingeri zitandukanye.
kandi umuyobozi mu nshingano ze abo bantu bose arabahuza kugira ngo ababyaze umusaruro. No muri iryo tsinda rito rya Yesu ryari rigizwe n'abantu 12, abanditsi cyangwa abateoloji bavuga ko abo bantu barimo ibice nka bitatu. Harimo abumva ibintu vuba bakanabyihutira, hakabamo n'abatumva ibintu vuba, hakabamo n'ababyumva ariko ntibagaragaze ko babyumvise. Batanga ingero ku bantu batatu, bavuga kuri Simoni Petero twahoze tumuvugaho. Emile avuga ati nyamara Simoni yari umwe. Simoni yumvaga ibintu vuba kandi akagira n'ishyaka, ariko ishyaka rye nanone rikihuta. Ishyaka rye ryakwihuta rimwe na rimwe akisanga ibintu yabyononye. Wenda Simoni ahagarariye abandi bamuvugamo wenyine, ariko ashobora kuba harimo n'abandi tutazi ba Nataneli cyangwa ba Filipo, harimo n'undi umeze nkawe. Icyo ni igika cyane, abantu bumva ibintu vuba. No mu mafamiye buriya muzacunge murebe, hazagenda habonekamo abantu bumva ibintu vuba bakabyihutira vuba, ariko wenda rimwe na rimwe bakabyonona kubera kwihuta. Nanone hakabamo icyiciro, ngira ngo muramuzi Simoni barabata, ariko abantu banyitane akaba arahagurutse abati bakwita Kristo, cyakaba aragitsinze, ariko mu kanya ikindi kibazo cyavuka nanone akavuga ati ariko waretse muri tugakunkumura umukungu bwo mu birenge tukawubasukaho bari abantu. Nanone Yesu akavuga ati ya Simoni sigaho. Nanone bagira ngo abaterwa mu gashyamba, Simoni akaba arahubutse n'inkota. Abantu bateuruje bakunda kubaza ngo ko bari bagiye mu masengesho, Simoni yajyanye inkota ati. Noneho abateuruje bakavuga ngo Simoni nubwo bari bagiye mu masengesho, ngo ayo masengesho ntabwo yari asanzwe, yari amasengesho yamaze kumenya ko hashobora kubamo insida y'ikibazo, hashobora kuzamo ikibazo cyo gufatwa kwa shebuja. Avuga tumva rero nubwo tugiye gusenga, ariko wenda bashobora kumufatirayo, reka njye njyane imbugita gitware ibintu nibizana ikibazo ndakoresha imbaraga zanjye. Azijyana Yesu atabizi. Agezemo murabizi icyo yakoze, ahita aca umuntu ugutwi. Yesu aramubuza, ariko buryo uretse ko batangize byinshi ati mwigisha ntabwo bari kugufata kamemu ndeba, ntabwo byari gukunda. Ishyaka rye, urukundo rwe rw'umurimo muri iyo gurupe, ahagarariye abantu bagira ishyaka ariko kandi banaho bakaba bafite ishyaka ariko. Itsinda rya kabiri rihagariwe na Tom, abantu batemera ibintu namba, niyo wababwira ntibabyumve. Abataha tuzaba tureba, haryo murashaka ko bizagenda gutya, haryo mwapanze bigi Rwandenze, ariko rwose namwe hari ukuntu mukanya tuzaba tubireba. Genza bibara mbibu mu mafamiye, mushobora kuzayobora abantu bameze batyo, baba ari ibintu bavuga ngo tuzabibara tubibona. Abo bantu bavuga ngo tuzabibara tubibonye, wenda ntabwo dufite umwanya wo kugenda tuvuga ku kintu ku kindi, baba bahari. Ndetse rimwe na rimwe hari ubwo banaca n'intege abandi, mwebwe biriya murabona bizakunda, mwebwe biriya murabona bizakunda, ariko mwebwe iyo murebe uko tumeze mukareba n'ibyi mubona bizakunda. Noneho rero aho ikibazo kiri ni uko abo bantu baganira n'abandi, noneho ukazasanga rimwe na rimwe bashoboye kugira umubare w'abandi bantu babumvira. Irindi tsinda rya gatatu rihagarariwe na Yohana. Yohana bamuvuga ko yakundaga kwegama mu gituza cya Yesu, akaba ari umuntu utwara amakuru, uvuga, utanga raporo ngo yarwihijwe. Bikabategurije bavuga burya bavuga ko Yohana iri watangiraga raporo intumwa zose, kurya kwegama mu gituza ngo si urukundo gusa, ahubwo yagiraga n'amagambo yo kubwira Yesu.
bamwe atari ko buryo turi ya burya umara kubaha imigati bakavuga gutya, nyamara iyo turiya umara kubaha ibiryo bakavuga gutya, watuye divayi nawe wahinduye amazi divayi bavuga gutya, iyo raporo yose akayitanga. mu tuyobora iteka ryose ayo matsinda arahagarariwe, hari abazi kuvuga, nta bindi bintu mu by'ukuri tubona kuri Yohana, ariko nawe ngo akaba ari kwitegereza cyane, burya ngo ari umuntu witegereza cyane akamenya ibintu. Niyo mpamvu no mu nzandiko ze iyo avuga Kristo amutandukanya n'abandi, atandukanye n'abandi uko bamuvuze. Uwo aravuga ati uwo twiboneye intoki zacu zikamukoraho tukasangira nawe, twaramumenye, niwe jambo ry'ubugingo, niwe tubabwira. Nawe ibyo ngibyo urumva yari karite nziza yo kumenya, ariko nanone akagira ikibazo cyo kuvuga. Itsinda rya kane ritavugwa cyane bakavuga ko ryari rihagarariwe n'abarutoromayo. Barutoromayo ntavugwa cyane ibintu byinshi, ariko bamwe bavuga ko yari umuntu urimo mu itsinda ry'abigishwa ba Yesu kandi wabaye intumwa nziza, ariko nawe akaba yari adafite ikintu na kimwe ahagarariye muri bo, ahubwo ngo akaba ahagarariye abantu bari mu bintu bakabibamo, ariko kandi basa n'abadahari, ntibabyanga, ntibabyemera, ntibakunda, nta n'ubwo ni abantu bari aho bavuga bati biramutse bibaye gutya twebwe twaba tubivuyemo, biramutse bigenze nabi jewe naba mbisose gutyo. Mubo muyoboye abo bantu n'uyu munsi baba bahagarariye, barahari, barimo, baba bahari, ariko avuga ati jewe umwanya wari wo wose. Uwitwa Bayiresi Konure we yashyize mu itsinda rya gatanu ngo rihagarariwe n'abantu bamaramaje rwose. Abo ngabo ngo bari bahagarariwe na Filipo, ngo yarahagarariye abantu bamaramaje rwose, bamaze gusobanukirwa icyerekezo, bamaze kumenya neza aho abayobozi bagana, bamaze kumenya neza vision yari, bamaze kwiranguriza muri uwo murongo. Abo bantu rero bakavuga bati uko byagenda kose tuzarwana intambara, uko byagenda kose tuzashyiramo imbaraga, tuzakora ibishoboka byose kugeza igihe icyo abayobozi bacu bangambiriye kizagerwaho. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ayo ni amatsinda atanu ari mu bantu umuyobozi ayobora. Iyo rero uyoboye aba bantu ukamara kubimenya ko bahari, ubigira icyo ugomba kwibaza cyane no kwitaho ni iki? Cya mbere ni ukugerageza gukora ubuyobozi, wowe muyobozi, ubuyobozi bukora impinduka ku bantu, ibyo bita mu transformative leadership. Gukora ubuyobozi ariko buzana impinduka, byaba bikunze ab'icyiciro cya Yohana bakajyamo, ab'icyiciro cya Toma bakajyamo, ab'icyiciro cya Petero bakajyamo, ab'icyiciro cya Filipo, abo bose ukabafatanya kandi ukabashora. Bayobozi b'urubyiruko, bayobozi b'amatsinda, twese ngira ngo bahamagaye abayobozi b'amatsinda, twese turi hano. Muri korali barimo, mu kidiyakoni barimo, muri protokole barimo, mu nzego zose aya matsinda arahagarariye. Uzajya ubimenya umenye ko abo bantu barimo. Bari bagerageje abigisha bagerageje kugenda bakora buri kantu bageza ku, ndetse hari abakuyemo uburyo 12 cyangwa abantu b'ingeri 12 baba mu matimu yose umuntu ayobora. Bamwe baravuze ngo harimo n'abumva ibintu vuba ariko bakabisigaho. Twaba dukoze inama akavuga ati batabyemera akagira ati ariko twasohoka bikaba byarangiye.
twasohoka bikaba byarangiye. Hakabamo n'abandi ngo bavuga bati simbyemera, ndanabyemera, sinza, gutyo akaba ari uko nguko ameze ahagaze aho ngaho. Umuyobozi rero ushyizweho kuyobora ntabwo ibyo abyitaho, arabimenya gusa akabizirikana, ariko agaharanira ko ubuyobozi bwe ari ubuyobozi buzana impinduka, n'abatemera bakazabibonera ku mpinduka yakoze. Yesu ashimwe cyane. Uharanira iteka ko kuzakora ubuyobozi buzana impinduka, kuzageza igihe n'ibinani n'ibigande bemera ko ubwo buyobozi ari. Nyuma ya jenoside na mbere yayo muri za 90, hari imvugo zabaga Kameme inkotanyi ntabwo zayobora, nyenzi zirayobora. Bamwe ugasanga abanyamakuru, nari mfite umugabo w'inshuti yabaga mu muryango witwa Twibumbe Bahinzi, yajyaga byigamba ari n'umugabo ati ntabwo inyenzi ntabwo ntibishoboka, ubuyobozi ni ubw'ikinani, ubuyobozi ni ubw'ahabyara. Kandi koko bamaze gufata leta basanze izo mvugo ziri hirya no hino, amagambo ariyo zabatikame, ntabwo abantu babaye inyeshyamba bayobora, baraceceka gusa, bakora icyo bita transformative leadership, ubuyobozi buzana impinduka. Ziraza zirakomeza kuzageza igihe abantu batera izina ryo baravuga bati kabisa ibintu turabyemera. Murabizi ko kumvisha abantu mu majyaruguru kitari cyoroshye cyane cyane, kugira ngo bazumve babyemere. Twigeze kujya mu mahugurwa muri 98, twagiye mu mahugurwa mu Ruhengeri, turavuga twari turimo tuvuga ibintu byo kwiyunga no kugira gute, n'uko ubuyobozi buje, n'ukuntu ibintu bizagenda neza. Kandi bari abapasiteri. Umugabo umwe aravuga ati uwo wicaye iruhande rwawe ni iki mwa? Ntabwo babitinyaga no kumugaragara baravuga uwo bivuze se umututsi kamwa gutyo. Ariko mwibaza kugira ngo uhanaguremo abantu, uzageze guhanaguramo abantu ibyo bintu, kugeza ubwo noneho bo ubwabo bahaguruka bagahagarara, ubu ngubu bagashiga bati udukuriyeho abayobozi twabona. Ntabwo ari amagambo, nta nubwo ari induru, nta nubwo ari ibintu byo gupingana, ahubwo ni ugukora impinduka mu bintu, kuzageza igihe umuntu wese abibonesha amaso. Yesu ashimwe cyane. Abayobozi b'urubyiruko rero, ubu icyo mugomba gukora ni ugukora impinduka gusa, kandi bucece, gake gake, haleluya, kuzageza igihe umuntu wese yisanga ari mu mpinduka. Sisitemu yaramufasha. Ubuyobozi buzana impinduka, namwe aho muri mu mafamiye ni ugukora ubuyobozi buzana impinduka, kugeza igihe abantu bazisanga bazirimo. Umunsi umwe General Bigira yaje muri Muhaza aho twabaga, aravuga, nabizi ko akunda kuvuga akanasetsa n'abantu, aravuga ati harya pe, ati muravuga ngo ubuyobozi bw'inkotanyi ngo ntacyo bwakoze. Atese ati twinjira ibyumba, ati twasanze mworoye iki? Ko hari abantu bavuye muri za byumba nayo hajyari byari inama nini. Aramanira atoya mumbwire, twororaga ingurube n'imbeba zazo bita kopaye. None amata menshi ava hehe? Bati ni iwacu. Inka z'inyama nyinshi ziva hehe? Ni iwacu. Ibintu byose amavuta ava hehe? Koko aho honyine harerekana. Arahaguka ati rwose atabazongera kubivuga, ati muzabatubwire, atabazongera kubivuga, muzajye mwatubwira ubwacu tubihanire nk'abaturage. Gukora impinduka, ubuyobozi buzana impinduka. Nuri umeze uri mu cyiciro cya ba Simoni Petero,
akisangamo, n'uri mu cyiciro cy'abana Toma akisangamo, uri mu cyiciro cyose akisangamo, kandi akisanga yarafashwe adashobora gusubira. Ubwo buyobozi bushaka ubuyobozi buzana impinduka. Icya mbere rero, ubwo buyobozi bwerekana inzira. Ubuyobozi buzana impinduka bwerekana inzira. Bwerekana inzira abantu bakwiye kunyura mu nyayo kugira ngo bashobore kugera ku ntego zabo biyemeje kugeraho, ndetse bukanabafasha kuzigeraho. Aho muri mwicaye, aho Imana ibahagaritse kuyobora muri famiye runaka. Numvise ko harimo famiye yitwa, iyo namenye cyane ya indi Fogi, niyo namenye cyane muri famiye ya Fogi. Ubuyobozi bw'iyo famiye, ubwo niyo nanzeho urugero, bugomba guharanira ko ubuyobozi bwerekana inzira n'uburyo no kuyigaragariza uko bashobora kugera ku kintu biyemeje. Ni iki mwiyemeje? Ndabizi hari ibintu byinshi mufite muri gahunda. Ni ibiki mwiyemeje? Noneho rero ubuyobozi bwerekana inzira, bukayereka abo buyoboye uburyo bazagera, kandi byanga bikunze bakayigera. Ubuyobozi buzana impinduka bwa mbere bwerekana inzira yo kugera ku cyo abantu biyemeje kugeraho, ndetse bakanabafasha kukigeraho. Ndakomeza gutanga urugero kuri iryo shuri. Byerekana iki gishushanyo cy'urusengero, abenshi bari bahari, amahara bati ibi ngibi nyine ni ibyifuzo, ariko akavuga ati bizagenda gutya, bizagenda gutya. Noneho natwe tukagenda muri iyo nkorera y'icyo gihe. Umushumba yavuze ko bizagenda, yavuze ko bizagenda, kandi koko noneho tutangira kubona icyerekezo. Umunsi twazaga gusura ikibanza urabona bati kambe bya bintu birashoboka. Umunsi bacukuraga umunsi umuhanda wajyaho, abantu bose bwerekaniza kandi bugatanga n'inzira n'uburyo bwo kugera kuri icyo gihe. Nimwerekana inzira rero, hari icyo mwamaze gutegura, mugomba gushakisha n'uburyo abantu bose babe muri twe babamo kugira ngo bagere ku cyo mwagamije. Icya kabiri ni ubuyobozi buhindura imyumvire y'abantu. Hano uyu yongerwa na za kamere, nk'uko twabibonye mu bantu. Umuyobozi afite za kamere mbi zituma batayoboka. Umuyobozi agomba kugira ingufu hamwe n'ibikoresho bituma ashobora guhindura abo bantu muri iyo myumvire no muri izo kamere. Ntabwo ugomba gutinyishwa n'amagambo abantu bavuga ngo bavuze ngo noneho ngo yabivuze ate, ngo harya ngo mwumvise uko yatubwiye, ngo harya ngo mwabonye ibyo yatubwiye. Wowe gusa niba hari impamvu ituma uvuza icyo ngicyo, niyo wakivugana rigeri, hari igihe umuyobozi agomba kuvugana rigeri. Icyo mukimenye, kuvugana rigeri ni umukana w'amabisho, ni umukana, ni igitsure. Ashobora kuvugana igitsure, cyane cyane mu gihe abona abantu basa n'abataraya, abantu abasa n'abatumva. Hari igihe agomba kugira igitsura, akagira icyo kintu. Kubera ntabwo ibyo avugira ari ibye ku giti cye, ni ibintu bifitiye inyungu abantu, ni ibintu abantu biyemeje gukora. Hari igihe rero biba ngombwa ko agomba kuvugana kugeza igihe n'abantu batinya, kavuga ati kambe uyu munsi umuyobozi yatubwiye ababaye, yatubwiye arakaye, yatubwira igitsure. Ndacyakomeza gutanga ingero. Hari igihe bigeze gukangara abantu no kugenza ibirenge. Abantu bagenza ibirenge mu nzira. Abanyarwanda bari bamenyera ubu bugingo, ariko byite mbere ugasanga n'abantu babuze nayo kugura udukweto, ariko ugasanga cati mu muhanda.
noneho barabivuga bati kabeho nta muntu ukwiye kujya agendana ibiri. Abantu ntibabyumva, bageze bashyiraho akantu gasa nuko bakagana ko wakubita umuntu yajya ku isoko. Ndibuka ko iwacu abantu bigeze kujya ku isoko bageze babaturisha ibitoki hasi barabikugunya bariruka, ariko irindi soko ryabaye abantu barabuze imbere. Urabona hari ubwo abantu baba batumva ibintu, kandi rimwe na rimwe atari no kutabyumva gusa bitewe wenda n'ikindi kintu, ahubwo ari imico n'imiterere. Umuyobozi rero agomba kugira uburyo bwo guhindura iyo myumvire n'izo kamere, kuzageza igihe abantu bisanga bari mu mugambi wateguwe muri rusange. Reka ntajya akagero gato, wenda nko mu itorero bakavuga bati kugira ngo iki kintu gikorwe neza hagomba kujyaho iyi mesure, tugomba gufata izi mesure. Ibyo ni ibintu byangombwa kugira ngo tugure aka kameza, tugomba gufata izi mesure uko byagenda, buri muntu wese akabyenda, n'undi wese akabikora, buri muntu wese agatanga amafaranga kandi akabikora nk'umuntu uri mu mugambi wacu, nk'umuntu uri muri gahunda yacu akabikora. Buriya ni uburyo nabwo ni imwe mu nzira yo kuzana ubuyobozi buzana impinduka, kuko nanone tuvuze tuti tugura akameza, tugategereza akameza tuzagura akameza, mwumvise tuzakagura bagataha kuwa gatandatu tukagaruka, ariko twakagura akameza ntabwo ikibazo kiba kibaye ku bantu, ahubwo abantu baba bati ariko aba bayobozi bananiwe no kugura akameza bite byabo. Noneho ikibazo ntikiba kikiri kuri mwe, ahubwo kikaza ku bayobozi. Umuyobozi rero agomba kugera igihe agakoresha uburyo bwose burimo n'igitsure kugeza igihe icyemejwe n'icyagamijwe kigera. Niyo mpamvu muzumva bavuga bati abayobozi batubwiye ko, cyangwa abayobozi bafashe icyemezo ko tuzabigezaho, kandi buri muntu wese azabivuga. Se par exemple muri korali John agatangaza ati abayobozi batubwiye ko bizagenda gutya kandi bigomba kugenda gutya, agahagarara cyo kugira ngo ikintu gikorwe. Ubaye umuyobozi ntukore utyo, nta buyobozi ufite. Wenda tuvuge niba bazagira igihe bakavuga ati mu mafamiye tuzatanga amafaranga, cyane cyane tugere ku bintu by'amafaranga n'ibyo dukunda kuvuga, tuzatanga amafaranga 50,000, buri famiye yose izatanga 50,000. Noneho umuyobozi wa famiye, hari umugabo twabanaga nigaga muri Ecole Biblique muri 82, akaza dore ngiye kubasomera itangazo basize bavuze, cyangwa ejo muzabe munde gusa ngo ntabyo navuze. Yitwaga Andereya agagara muryumve, abataryumva ejo ntibizajye kundi gusa, kubera umunsi mukuru wo gutaha umudugudu wa Rugerero. Ndibuka ibyo byose nzagibagirwa. Kuri Mahoko, umudugudu wa Mahoko bazatanga amafaranga 8,000, Byabizige bazatanga 2,000. Mwabyumvise cyangwa muzajye kundi gusa? None akazaza barabyumvise ariko nta nicyo babikoze. Bati midugudu ivuge, bagera kuri nterere bati nterere. Jewe rero nkuko mwasize mubivuze narabitangaje, nibabivuge ko ntabivuze, n'abanyeshuri ba Bibiliya bari bahari. Narabitanga, none se byageze, none se sinabitangaje. Mu buyobozi ibyo ntibibaho, ntabwo ari byo gutangaza, ahubwo wowe n'ibyo usabwa gukora. Ugomba gukora ibishoboka byose kugeza igihe raporo yawe igaragaza ko wakoze icyo wiyemeje. Ubuyobozi rero bugomba guhangana n'izo ngaruka n'ibyo bintu byose n'izo mbogamizi, ariko agashoboka.
kanihuta ugahindura iyo myumvire. Haba harimo n'abatabyumva bakabyumva, haba harimo n'abatabishaka kuzageza igihe babishaka. Mu midugudu aho tuba, hari igihe tujya muri komite z'umudugudu, sindabona na rimwe dusabwa. Reka ntange urugero ku mudugudu wa Rukingomba, nanjye mba muri nyobozi yawo. Mu mezi nk'abiri ashize twasabwa amafaranga ngira ngo agera kuri miliyoni 4, amafaranga yo gukora umuhanda uriya unyura hasi muri Gicikiza, amafaranga yo kubaka hano kuri Burende hariya aho, n'amafaranga n'ibindi bintu byinshi. Ariko ikintu cyane ni uko dukora uko dushoboye kose. Noneho umuyobozi w'umudugudu araza akavuga ati rero aya mafaranga agomba kuboneka nyuma y'iminsi ingahe, muyishakaho bigenda. Icyo dupfa twebwe ni ukujyana raporo, kandi umuntu wese akabyumva ko ibyo bintu ubuyobozi bugomba gukora uko bushoboye, bugahindura na za kamere z'abantu zitabyumva. Hari abandi nyine baba batabyumva, ariko ubuyobozi nyabwo buzana impinduka buhindura n'izo kamere kuzageza igihe zumva nazo ziri. N'ubwo atakumva neza ariko agasanga yabikoze, wenda akagenda avuga ati narayatanze ariko andi azaza se ntacyo. Aruza twari dufite umugabo witwa, reka ndeke kuvuga izina rye cyane, twaravuga ati muhora mwaka reka nyatange, akaza nyine ashingiritse akagira ngo nende sawa. Atariko rero mujye mubyitondera, uko mutwaka amafaranga mujye munabyitondera rwose. Natwe ariko mujye mumenya abo turi bakavuga ariko n'ubutaha tukongera byagarutse nanone ati ibintu byanyu duhora mu mafaranga. Reka ugomba gukora uko ushoboye kose, n'abareka nyatange nabo bakagira kandi babaho. Ni ubuyobozi bufite intumbero cyangwa vision. Ubuyobozi buzana impinduka ni ukuba bufite n'intumbero cyangwa se vision. Ubuyobozi buzana impinduka bugomba kuba bufite intumbero kandi ngari. Ibyo bitera umuyobozi gukora adahuzagurika, kuko azi iyo agana kandi akaba agomba kuhagera. Ibyo binamuhesha gusobanura ibye adategwa ku muntu wese umubajije iyo ajya. Ati mu rubyiruko twiyemeje, muri uyu mwaka twiyemeje, bituma no gusobanura ibintu kwawe bitakugora. Urabuta aho tugana naha, kandi dore ibintu twavuze ko tuzagenderaho, inzira twavuze ko tuzanyuramo n'izi tukabigeraho. Ukabisobanura udategwa, ukabisobanura n'umuntu w'umuswa wese, ukaba witeguye kubimusobanurira kugera igihe nawe iyo nzira ayijyamo, mugakomeza mukagenda. Icya kane ni ubuyobozi buhagurukiriza abandi kwinjira mu mpinduka. Buhagurukiriza abandi kwinjira mu mpinduka. Ubuyobozi buzana impinduka bugomba kugira ingamba zo guhagurutsa abantu, bukabinjiza muri izo mpinduka, bukagira n'uburyo bunoze bwo kubikora mu buryo abantu bisanga bagezemo rwose. Ngira ngo murabibona uko turi guhagurutsa urubyiruko n'inzego nyinshi hano mu itorero. Ni impinduka tugira ngo mwinjiremo kandi namwe muzigiremo. Cyerekezo iyo tugana, turagana kugira itorero rikomeye, turagana mu kugira itorero ryiza. Nabuze mbibona kuri kariya kantu mwaduhaye kwandikaho, inyuma hari amagambo mwanditseho, naho hagaragaza buri wagasoma yicaye aravuga ati urubyiruko rurimo ruragana, cyerekezo kirahari. Ntabwo ari ukugenda nk'abatazi iyo bajya, cyerekezo kirahari. Turagana kugira urubyiruko ruzana impinduka. Murabizi ko iyo niyo ntego nyamukuru. Bethesda Holy Church igamije kuzagira urubyiruko ruzana ububyutse impinduka hano mu Rwanda no mu mahanga. Yesu ashimwe cyane. Mushatse mwakomera n'Imana amashyi. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Buri muntu rero wese agomba kubyumva
agaharanira kuba muri uwo murongo kandi akabisobanura n'umuntu niyo yaba yikanguye bamukanguye yari mu nzozi akavuga ati yari mu bitoza akavuga ati harya mwe rubyiruko rwa Betesida ugahita umubwira utajijinganya udashidikanya icyerekezo turi kwerekeza. Ibyo kidusaba nabyo tuzabigeraho. Buryo wamaze kumenya icyerekezo niyo waba udafite imbaraga nyinshi ariko imbaraga urazibona n'ubushobozi urabona. Wasobanura ute se niba Bishop Rugamba afite icyerekezo cyo kuzajya urusengero mpuzamahanga kuko nibyo Imana yabanje kubimuhumekera ariko abishyira mu mutwe we no mu bitekerezo. Ntabwo imbaraga zari ziri nta n'ubushobozi bwari buhari ariko nubwo butari buhari kuko icyerekezo cyariho n'inzira yari ihari n'ubwo byahabonetse birakora. Amen. Birakora. Icya gatanu, ubuyobozi bugera ku cyo bugamije. Ubuyobozi buzana impinduka ni ubuyobozi bugera ku cyo bugamije. Ubuyobozi buzana impinduka nanone bugomba gukora intambara nziza yo kugera ku cyo bugamije, byumvikanisha ko bukora ibishoboka byose kugira ngo bubigereho. Uko bizagenda kose uru rubyiruko abariho tuba wenda abariho tuvuga cyane ko ariho turi kwigira, uko byagenda kose izi mpinduka n'ububyutse bizagerwaho. Sesi bizagerwaho kubera iki? Muzakora uko mushoboye, kosti muyitange, ikintu cyose gikorwe nibi ni kosti, kuko kugira ngo mutegure iki cyumweru cyose n'uyu munsi n'ejo kizasoza nabyo ni kosti byatanga. Byanga bikunze icyo tugamije kugeraho tuzakigeraho. Yesu ashimwe cyane, tuzakigeraho. Buri muntu wese muri mwe rero agomba kubyiyumvisha akamenya ko icyo tugamije tugomba kukigera. Ubuyobozi nyabwo rero ni uko bugera atari byo kuba ngo byaranze kabisa, byaranze acyokora twapuranifiye kabisa vrema, ariko ntabwo byemewe. Byaranze ntiyemewe. Mu buyobozi buzana impinduka ntabwo byaranze babo, ntabwo byaranze babo. Nimureba tumaze kugira urumuri rumurikira abantu aho u Rwanda rugana. Babivuga muri za 1995 mu ntumbi, mu gushyingura imirambo kugira gute bakaba batarika iki gihugu bizagenda gutya. Abantu baba barabati yapana hayiweze kane, ariko abantu bari bafite iyo vision babonaga ko bizashoboka, babonaga ko bizabaho, batangira buhoro none icyerekezo kiragaragara aho umuntu wese yumva noneho agize icyizere cy'uko bizaba. Ntabwo ubuyobozi buvuga ko bitazaba, bizaba kandi bizashoboka. Hanyuma icya gatandatu aricyo cya nyuma, ubuyobozi bugera ku mpinduka bukoresha impano, cyangwa hano ntabwo ari impano z'umwuka ahubwo ni talent za buri muntu. Ubuyobozi buzana impinduka bugomba kwitegereza no kwita ku ngabire ya buri muntu, nabyise ingabire afite, no kuyikoresha bakayibyaza umusaruro, bityo buri wese akisanga mu murimo ujyanye na tara yiwe. Iki kintu mucyumve neza. Buri muyobozi cyangwa ubuyobozi buzana impinduka bugomba kwitegereza. Murumve abayobozi bakuru b'urubyiruko, ni ukwitegereza impano, ingabire z'abantu mwicaranye mu mafamiye mukazimenya, byashoboka mukazandika. Mwaba muti Dieudonne afite iyi impano, inde hano Godfrey afite iyi impano, runaka afite iyi impano, n'uriya afite izi mpano zose. Byanga bikunze muri uyu murimo, muri iki kintu tugamije gukora, iyi yakora aha n'iyi yakora, noneho zikazamuka zigakora kuzageza igihe mu mpinduka zishakwa izo mpano zose zigenda zisharinga zikuzuza umurimo. Ubuyobozi buzana impinduka rero bugomba kuba bufite kwitegereza impano za buri muntu. Turashima Imana ko mu itorero ryacu harimo impano nyinshi, harimo impano nyinshi pe.
harimo impano nyinshi zitandukanye kandi zishobora kuzuzanya zigakora ikintu gikomeye cyane. Nko mu rubyiruko cyane cyane ni narwo rwinshi dufite mu itorero. Ngira ngo barabwiye ko murenga 90% b'abanyetorero, ni ukuvuga ngo impano nyinshi nazo 90% ziri mu rubyiruko. Izo mpano rero, izo ngabire, ubuyobozi nyabwo bugomba kuzeexploita, bugomba kuzikoresha. Niba ari umuntu uzi gushushanya ibintu, mugashaka niba azashushanya ibiki. Niba ari umuntu uzi gukora ibintu bya editing, ari umwuga we akabikora. Niba ari umuntu uzi kubyina akabibyina. Ariko nanone ibyo bintu mukareba aho bizaba bihuriye n'intego n'umugambi mugamije wo kuzamuka kugira ngo izo mpano zikore. Ubuyobozi rero buzana impinduka, ni ukuvuga ngo ugomba kugira ibi bintu uko ari bitandatu. Iyo bimaze kugenda bitya rero, ahasigaye ubuyobozi bwose bugomba gushaka ukuntu bumanaginga igihe. Nababwiye ngo umuyobozi cyangwa ubuyobozi buyobora n'igihe. Mu bintu bikunda kuruhanya no kugorana ni ugukoresha, ndetse mu bintu bituma ibintu bidakorwa ntibigerweho ni ukwica igihe. Hagomba gutegurwa ibikorwa, ariko bigategurirwa n'igihe, kigategurwa kugira ngo ibyagambiriwe abantu bazabona uko bareba niba byagezweho cyangwa bitari. Ubuyobozi buzana impinduka bugomba gutegura igihe no gukoresha igihe. Reka nkoreshe gukoresha igihe neza. Banyimuriye muri paruwasi ya Remera mvuye Kibungo, numva nari menyereye gukora, ariko nkorana n'abantu nyiri bo mu cyaro batirwa babaza ibi, ariko nkaba nagize amahirwe yo kunyura imbere y'abarimu banyigisha isomo ryo kuyobora. Ngeze i Remera nkasanga abantu bize, bahugutse, bazi no kureba, bazi no gukora ibintu. Kandi nanjye koko rimwe na rimwe nkareba nkabona simbizi, ariko simvuge ko nabizi, ahubwo umuntu akaza akabikora abana icyo ndakimenye. Kandi ari njye wayoboye na gahunda n'inama, ariko hakagaruka umuntu akavuga ibintu akavuga kabisa nanjye sinabimbizi, nkaba ndabinose, ngenda minota, ngenda niga, ngenda menya ibintu ntarizi. Umuyobozi nawe ariga kandi akamenya ibintu, ariko atiyerekanye ko we ataragize, muzerekane ko mutabizi. Umuyobozi werekana ko kirazira. Hari ibyo utazi kuko nta muntu wamenya byose kamere, ariko ntabwo ari byo ko werekana ko utabizi. Noneho rero ikintu cy'igihe cyo nkaba ndacyumva. Hari umuhungu witwa Rene, ngo baranakomeye cyane, n'abariya ba Simon Kabera n'abandi bo babagana n'abandi benshi abahungu bize. Tujyamo rero turategura, dukora ingamba, dukora ibintu by'imiteguro, turavuga tuzakora ibi. Ndababwira ni iki tuzagitangirira aha kigeza aha, nyuma yaha aba bazaduha raporo uko cyaraye. Iki ngiki tugihaye Rene, azagikurikirana kugeza igihe muri uku kwezi azatwereka aho kigeze. Iki ngiki ubasohoke ati umuntu duhaye na dere, ati kuva mwabere mwabonye umuntu utanga dere. Bakorana igitutu, buriya ruriya rusengero n'igihe wasize nshyizeho rwose urufatiro bakorera ku gitutu. Bati yatubwiye ko igiki, reka nkubwire, mbere y'amezi hasigaye ukwezi ngira ngo n'iminsi hafi abiri, abantu bose bari barangije gukora ibintu.
dutangazwa nuko byakozwe byanaranye, bituma nimutseyo biza gutera ikibazo nyine. Bahanyuma ngiye gukorera mu Gatenga, isubira inyuma, uriya muntu ubundi yari we batangije. Niyo mpamvu umuviziyoneri akenewe, kandi umuviziyoneri buri aya matora atagira abaviziyoneri ni nacyo kibazo agira. Ubundi umuviziyoneri ni ugomba kureba ibintu akabishyiraho akanakomeza akabikurikira. Si na ngombwa ngo abantu bahore mu matora bahindagura batora bahindagura, ahubwo abantu bakwiye no kureba niba koko abantu bagize vision bagikomeje muri uwo murongo, bagakomeza kuzageza iyo vision yabo isohora ku byo bavuze n'ibyo bavuze. Singira ngo muzaba uri gukora amatora ku rubyiruko, ariko nabyo kandi ntabwo ari byo gupfa gutora. Hari abantu babaye gatora, tuzatora bakaba tuzatora igahera muri tuzatora ntaki. Abantu bakwiye no kureba niba vision ihari, ni bande bameze nk'amapiriye yayo akomeye. Yesu ashimwe cyane. None ayo mapiriye agakomeza agahagarara kugeza igihe vision izasohoka, ikabigizwe Imana igakora. Nari ndimo mbabwira rero ku gihe kavuga tuti ibi bizatangira igihe bisoza iki gihe, ibi bizatangira ubu birangira igihe, bituma n'abantu banagenzura kamwe mu babona kibibashyize batarabye bagatanga rwego bati twebwe rero tugeze aha mu kwezi kwa gatatu twarasikiye imodoka iratoboka n'urugendo uri gutanga, tugeze aha ibibazo byagenze gutya, bagasobanura impamvu. Iyo bidahawe igihe abantu bagira ngo aho tuzabitangira bizaba birangiye, aho tuzabitangira tuzabitangira. Ubuyobozi nyabwo bugomba gukoresha biguri gukoresha aho ibyo muzakora mu maserire mu bihe igihe. Ntabwo mbabwiye umwanya ndi bumare kugira ngo ntaza kureba. Ni ngombwa bayobozi baza korali muri hano, bayobozi b'amatsinda, twumvise ko mwese muteranye mu kintu cy'ubuyobozi leadership. Nubwo ari ubugaragu, ariko buriya Kristo ni umuntu w'umuhanga cyane, ni nawe dukuraho ubuhanga kamere. Ibintu bye yabihaye igihe cy'imyaka 3, minisiteri ye kuba ikiyirimo yayihaye igihe cy'imyaka 3, kandi akavuga ati imyaka 3 nirangira ibi nzaba narabikoze, nibi narabikoze, nimba siga nkagenda nta kibazo kizabagera. Buriya muri doctrine musulmane, muri doctrine y'abamisirima, ntabwo Muhammad yamaze igihe kinini kuva atangiza ubwisilamu, ntabwo yamaze imyaka 3 cyangwa 2 abarapfa, ariko yakoze fomu ikomeye, arema abazamusigara bita abakarife, kandi akora uko ashoboye. Ideoloji ye yari agambiriye asigaye irangije ayibamo. Niko na Kristo yabigenje, yihaye igihe cyo kuba yamaze gukora formation, cyo kuba yarangije gusiga ibyangombwa byose ubigishwa, amara imyaka 3 n'ariya mezi make abirangije byose, kandi afite assurance yuko bitazasubira inyuma. Niko byagenze. Abasigaye inyuma ye bari bamaze kubona icyerekezo, bari bamaze kubona aho bagana, bari bamaze kubona aho bazagera. Arabasigara agenda, aravuga ati nimwe abagabo b'ibyo byo nakoze nabikoze. Hagomba igihe cyo gukorera bibi, kandi ndashima Imana. Wenda ntabwo tuba mu rubyiruko cyane, ariko amakuru yo tuba tuyafite. Iyo twumvise gahunda murimo gutegura no kuva aho mutangiriye, umuntu abona ko ibyo ari byo byose icyerekezo kira. Icyo kintu rero gikomeza buri muntu wese yumvishe ko igihe ari ngombwa, kandi
agomba kukigiramo uruhare. Mu buryo bwo gutegura igihe hakorwamo ibintu byitwa za gahunda, za porogaramu, ibintu byose, ku buryo n'umuntu utunguye Serine nk'umuyobozi w'urubyiruko amusanga ibyo bintu abifite. Yajya kwa Diendo agasanga arabifite, yajya kwa agasanga, umuntu wese bagasanga ni ibintu byamaze kumubamo. Buriya bigishwa bari baramaze kumenya ko ari abagabo bo guhana, bose bari barabimenye, barabati yagenda atanagenda, twe turi abagabo bo guhana. Niyo mpamvu Petero yageze kwa Koruneliyo avuga yadise, aravuga ati ariko amaze kugenda yadusigiye umurimo, avuga ko tuzabwira amahanga yose ko ari we mucamanza w'abazima n'abapfuye. Ni ukuvuga ngo buri muntu wese muri icyo gihe gito yari amaze kumenya, yari abizi. Kandi imyaka 3 wagira ngo ni mike, ariko yakozemo imirimo ikomeye ku manywa na nijoro kugira ngo abantu bumve banasobanukirwe icyerekezo arimo agana. Noneho imirimo izakomeza. Bayobozi, ubuyobozi buzana impinduka bukorana n'igihe. Iki kintu mukimenye, bukorana n'igihe. Sinzi uko twaganiraga na Nyamujyora akavuga ati ubu ngubu turimo turategura ibi, turategura n'ibi, bizageza muri uku kwezi, twakoze ibi, bizageza muri iki gihe, twakoze ibi. Uko nguko niko ibintu bigomba gukorwa. Abantu ntabwo bibuza ko obstacle zibaho, wenda nazo ntabwo dufite umwanya wo kuzivuga, obstacle za buriya buyobozi bugenda buhorana. Ariko n'izo obstacle iyo ziriho haba hari n'ibiti byo gusimbukiraho, umuntu akarenga obstacle akagenda akavuga ati aho twerekeza ni hariya, nta kibazo. Kandi yabona zimufashe nabwo akaguza induru, abandi bakamutabara kugira ngo ikibazo bagikemure kive mu nzira. Hagomba rero kubaho uburyo nyine bwo guhindura icyerekezo. Reka mvuge ibindi bintu bibiri, nubwo ari byinshi. Ndavuga ku amahame y'ubuyobozi buzana impinduka. Gushyiraho intego, cyo ni cyane, zishoboka kandi zifatika, zihwanye n'ubushobozi bwawe n'abagenzi bawe. Gushyiraho intego zifatika kandi zishoboka, zihwanye n'ubushobozi bwawe n'abagenzi bawe. Ahangaha icyo bisobanuye ni uko ubuyobozi bugomba kugira kwitegereza abantu babo, imbaraga n'ubushobozi bafite, ariko ntabwo ari ukureba mu buryo bw'imibereho isanzwe gusa, ahubwo no kureba ubushobozi bwo kwizera buri mu bantu uyoboye. Aha hantu nuko dufite igihe gito twajya kuhatinda. Ubuyobozi buzana impinduka bugomba kureba intego, gushyiraho intego zishoboka. Reka ntange urugero rworoheje. Ubuyobozi hamwe na hamwe, dutangiye ku rugero rugaragara. Muri ADPR bubaka iyi davuga, barinanukiraga bakavuga bati buri korari yose, ngira ngo nigeze kubabwira ko nagiye Gikondo, hariyo abantu b'inshuti tujya kubasura, ariko dusanga bakoreye bo muri ADPR. Korari yako baciye miliyoni n'igice, baciye miliyoni ngo bazanye 400,000, bati ibyo twababi bakubita amazi ati tomba agatsina, ahubwo muhagarare muzongere kugira aho mujya. Murumuna wanjye ukorera i Kayonza yambwiye ku mudugudu ayobora, ubundi ku kwezi winjiza 80,000-100,000, ariko babaciye miliyoni 4 kuri uwo mudugudu, kandi kuzitanga mu mezi 7. Ubwo buyobozi burasa n'ubuzana ibintu bidashoboka bigore, ku buryo bamwe bagiye muri za banke rame gatanga kugira ngo bigure. Nyine umuyobozi aravuga ati nimutangura ndavaho kandi namwe ntimuzagira amahoro, nuko abakristo bakavuga ati tuye muri ramberi. Ariko reka nongere nabyo hano mu buyobozi ndimo mvuga buzana impinduka, aho korari yica irebe amafaranga abantu bazashobora. Umwe ahaguruke yivugire uko azajya, umwe agahaguruka ati genza abona sense, ubuyobozi bukayemera. Undi agahaguruka ati genza abona desi, ubuyobozi bukayemera.
kandi bakavuga ati nitunabona nayo nta kibazo, tuzasindagira buhoro kugeza igihe intego yo kwishyura izabira. Ubuyobozi rero bufite icyerekezo, ubuyobozi buzana impinduka, bureba ibintu bushyiraho intego zijyanye n'ubushobozi. Ahantu murahumva neza, bushyiraho intego zijyanye n'ubushobozi. Ntabwo ari uguhata ngo tujye sawuti miliyoni 10, Bethesda kwa miliyoni 20. Ahubwo ni ubuyobozi bushaka uburyo buzagera ku ntego, ariko bunyuze no mu bushobozi. Kamere abantu bafite kuko turabazi, muri abana bawe. Yesu ashimwe cyane. Ubuyobozi buzana intego. Ngira ngo icyo kiraza kubaha rero kureba ubuyobozi bwa Bethesda Holy uko sunga igitugu. Icyo korera ushobora gucyaha, ushobora no kuvugana arike, ariko nyamara bunareba n'ubushobozi. None ariko na buri muntu wese agakora icyo yemeye, ubu umutima nama we agakora icyo yemeye, azati ibyo ari byose. Abayobozi bacu baradukunda, ntabwo baturemereye. Kubikorera sensibilisation byo kubikugora, kubivuga mu bandi byo ntibikugora, ukabivuga neza ku muyobozi, ukabisobanura neza ku muyobozi, ntabwo werekana inzira yo kugera aho tugamije. Kubaka abandi, cyo ni icya kabiri. Amahame y'ubuyobozi ni ukubaka abandi kugira ngo iyerekwa ryaguke. Ni ngombwa ko iyerekwa umuyobozi afite ryaguka rikagera kure. Ni ngombwa ko haboneka abandi bafasha muri uko kwaguka. Bikaba bisaba ko hubakwa abandi muri iryo yerekwa dufite ryo kwagura umurimo w'Imana, yerekwa dufite ryo kugira urubyiruko ruhindura amahanga. Rigomba iryo yerekwa kurishyira mu bandi. Nibyo biri gukorwa ubu ngubu. Ubu ndahamya ko mu rubyiruko bari kugenda binjiza iri yerekwa, ku buryo umuntu wese azarigira irye kuzageza igihe ryaguka bigafatira n'urubyiruko rwo mu maparuwase dufite, rw'Ikabuga, rw'Inyamata, rw'Iruri, ahantu hose ukazasanga hari same system, hari system imwe yo mu rubyiruko. Kandi ndatekereza ko aricyo twifuza. Ndibwira ngo ma bishop ko icyo aricyo twifuza, ko iyi system irimo izubakwa mu mudugudu yacu, kuzageza igihe dusanga urubyiruko ruri modeli imwe. Haleluya. Ni ukuvuga iki rero? Ni ukuvuga ngo nimumara kugira iyerekwa, mukarigira iryanyu, mukajya muri ibi bintu, mukabigira ibyanyu, ni ukuvuga ngo kwaguka kwacu bizaba byoroshye cyane, kuko muzarema gurupe igomba kujya Nyaruru, muzarema gurupe igomba kujya he, igenda iri muri uwo murugo. Ibyo ivuze n'umuntu ntiyazagire ngo ni babandi, abasanga babivuga agire ngo ni n'uwaba babivuze iriya. Kuki? Kubera kwiyerekwa turarisangiye, biri muri twe twese. Amen. Imana ibahe. Reka ndangiriza aha kuguha agaciro ibintu bya ngombwa. Icyo ni icya gatatu, guha agaciro ibintu bya ngombwa no kugendera mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana. Guha agaciro ibintu bya ngombwa, ayo ni amahame. Guha agaciro ibintu bya ngombwa no kugendera mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana. Uko ni ukureba ibyangombwa bikenewe cyane kandi bigafatanywa no kugira indangagaciro mu bwami bw'Imana. Hari ibintu byangombwa ubu muzabona ko bikenewe, mukaba ari byo muha agaciro, mwesisitaho, mukoreraho, mukabiha agaciro. Noneho kandi ariko bikaba atari ibyangombwa bihabanye cyane n'ubwami bw'Imana. Murabona niba muvuga muti ni urubyiruko ruzana ububyutse, iki ni ikintu gikomeye cyane. Ubu bubyutse jewe ndabureba mu buryo bugari, nkabureba bwafatiriye n'andi matorero, nkabureba bwavuye muri Bethesda ahubwo bwageze no mu yandi matorero, nkabureba bwafashe n'abadakijijwe. Yesu ashimwe. Ubwo bubyutse rero ni kimwe mu ndangagaciro z'ubwami bw'Imana. Ibyo bigomba guhabwa agaciro, bigahabwa priorite mbere y'ibindi byose. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka ndangirize kuri iki gihe cya kane, kugira umuco. Ayo ni amahame y'ubuyobozi bwo kwemera kubazwa ibijyanye n'inshingano zawe. Ubuyobozi bukwiriye kuzirikana ko bugomba gusobanura igihe cyose bubajijwe ibijyanye n'inshingano zabo.
ukaba umuco kugeza n'aho bwo ubwabwo bwatanga ibisobanuro ntawe ubabaje. Kugira umuco wo kwemera ko uzajya ubazwa ibintu, kubazwa responsabilité zawe. Abayobozi bazakora rimwe hano kugira umuco, ndetse ahubwo mutaranabibazo mukaba mwebwe mufite ngira ngo murabona ko sisitemu y'ubuyobozi bw'u Rwanda iravuga kugeza ubwo abantu bicara bakabazwa ibyo bakoze, bakabibazwa bati mu kazi kawe ko wari ushinzwe ibi byagize. Ngira ngo muzabona umuntu agenda akajya mu nteko ishinga amategeko baba bati yisobanura, ariko abayobozi abadepite bamuhata ibibazo kuri ingingo iyi bakabisubiramo, natwe twumva n'abandi ibitumva. Ubundi umuyobozi akaba yafurebwa agomba gusobanura, agomba kumenya umuco wo kwisobanura, no cyane cyane bijyanye n'icyo banywa. Bayobozi bayobora amafamiye mugomba kuba muri tayari na mbere y'uko bagira ibyo babaza, ahubwo mukisobanura, ndetse ntunatinye kuvuga aho wagize intege kugira ngo abantu bakuzamure. Aho uti kabisa ibyo twari twemeje igihe narabikoze ariko byaje kungendekera gutya, aha nahagize intege nke, nahanga abantu bakakuzamura. Uwo ni umuco, ni bimwe mu bintu bikomeye by'amahame yo kugira umuyobozi uzana impinduka. Ndagira ngo iri somo ni rinini ni rirerire, ariko ibyo mvuze byunganira ibyo mwene data yavuze, biragufasha kumenya neza ubuyobozi tugamije ko ari ubuyobozi buzana impinduka, kandi ubuyobozi bugera ku cyo bwiyemeje kugeraho, ubuyobozi buhindurira abantu kwinjira mu mpinduka, bose bakajyana, twese tukajyana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.